Ndagusuhuje kandi ndagushimiye ko wakomeje kutwereka ko turi kumwe, ibitekerezo byanyu tugenda tubibona ndetse tugakomeza kugenda tugendana nako nkomeza kugaruka kabaganiriza bigendanye n'imyambarire, imibereho yacu ya buri munsi burya igirwa myiza nuko dusa. Niba uhuye n'umuntu ukabona arasa neza wumva aguteye urugwiro rwo gutangira kuganira nawe. Niyo mpamvu uyu munsi ndi bugaruke ku nkweto zitandukanye umwari cyangwa se umutegarugori mu kinyarwanda cyiza, umugore cyangwa se umukobwa yakagombye kuba afite ndetse n'uburyo butandukanye bwo kuzambaramo. Urukweto rwa mbere rero ntatinze reka nduhere n'urukweto rufunze ariko ruciye bugufi. Agakweto gafunze aho ngaho dusangamo za Dardenne, dusangamo za Godasi. Buriya abakobwa tugira n'amahirwe menshi kuko tugira inkweto nyinshi cyane z'ubwoko bwinshi bitandukanye n'abahungu. Izabo ziba ziri limite, iyo zidafunze ziba zifunguye, ariko twebwe muzifunze tubonamo amoko menshi, muzifunguye tubonamo amoko menshi. Tugira indende, tugira iziringaniye, tugira amoko menshi atandukanye, tugira n'iz'amabara ubwoko bwose. Ariko abahungu bo usanga rimwe na rimwe bagenda birimita ugasanga birabagora. Niyo mpamvu rero nk'umukobwa akagombye kugira inkweto zifunze zo hasi. Ni ukuvuga iki? Mu gihe wambaye ipantaro ushobora kuzikenera udashaka ko ubona ibintu bikuvuna, mu gihe kandi ushobora kwambara nk'agakabutura, ushobora kwambara ijipo, ikanzu, agakweto gafunze ko hasi kajyaho kandi umuntu wese ukurebye akabona urasa neza. Reka twikomereze twigire rero ku nkweto zifunguye. Zishobora kuba sandali cyangwa se ubwoko bufunguye bwa kamambiri. Ni ukuvuga ngo utweto twose dufunguye tuzagufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi, kuko icyambere cyo dutuma amano yawe ahumeka neza. Icya kabiri kandi niba uri umukobwa ukaba unasiga inzara, usiga vernis, izo nkweto urazikeneye kugira ngo umuntu azajye abona ko amano yawe umwanya wayatayeho ugomba kuba n'ubundi ugaragara. Umuntu akureba akavuga ati ariko buriya muntu buriya ikirenge cye biba bimeze bite. Ariko agakweto gafunguye uzakambara ku bintu bitandukanye, waba wambaye ikanzu, waba wambaye ijipo, wambaye ipantaro, hose inkweto zifunguye zijya, ariko ziciye bugufi ahanga niho turi kuvuga. Ndetse ikiza cy'udukweto dufunguye duciye bugufi nuko two ushobora no kutugendana mu rugo, akenshi tuba dukoze nk'udukamambiri. Hanyuma reka dukomereze ku zindi nkweto n'ubundi zifunguye ariko noneho zo za hotara cyangwa se zifite agataro kazamuye. Utu n'udukweto ushobora kwambara watashye ubukwe ahantu runaka cyangwa se uri ku kazi. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ko mu gihe ushaka kudashyuha ibirenge ushaka kwambara utwo dukweto ariko kandi umuntu akabona wiyubashye. Ni inkweto akenshi usanga zifite na taro nini cyangwa se gatoya bitewe n'icyo umuntu akunda, ariko umuntu wese ukubonye icyo wakwambara cyose biba bijyanye. Ibara ry'urukweto rwo rwose, agakweto gafunguye ariko karekare kaba gasa neza. Wa mukobwa we cyangwa se umudamu uri kutwumva muri aka kanya, wumve neza ko ugomba kugira inkweto zifunze ariko za hotano. Ni inkweto uzajyana mu kirori umuntu wese yakubona akavuga ati uriya mudamu, uriya mukobwa ariyubashye. Agakweto gafunze ariko ko mu rwego ubona nyine rwo hejuru, gafite agataro cyangwa se bakunze kwita high heels, yaba ari inkweto zifite taro iyo hejuru. Ubwo ibyo bireta bitujyana no ku bwoko bwa boots. Ni ukuvuga ngo ni za nkweto zifunze za bote ariko noneho zishobora kuba zifite agataro gatoya cyangwa se zishobora kuba zifite taro iyo hejuru. Ndetse iyo tukiri naho ngaho ubwo tuvuga na za zindi zifite taro izamutse, ariko ziriya akenshi usanga zinafite wenda n'umwenda uzamutse ku buryo umuntu ashobora no kuyambara mu gihe hakonje. Ni inkweto n'ubundi zo kwambara mu gihe hakonje. Niba ubyutse mu gitondo ukabona imvura iri kugwa, zirikana ko izo nkweto zifite. Wambara inkweto za bote zizamuye, ushobora no gushyiramo n'amasogisi, umuntu yakubona akabona ko uriyubashye, wambaye n'inkweto kandi zigendanye n'ibihe, nk'uko n'ubundi twabisobanuye muri video yabanje yuko ugomba kuzirikana ibihe turimo kugira ngo uhitemo inkweto wambara. Wa mukobwa rero niba uri kutwumva muri aka kanya, zirikana ko izo nkweto ari ngombwa. Hanyuma birashoboka ko waba wumva navuze inkweto zitandukanye ariko nkaba ntaravuga inkweto zo kujyana muri siporo. Nazo zirahari. Ni inkweto zifunze zo kujyana muri siporo ariko ushobora no kujyana n'ahandi mu gihe bibaye ngombwa uri buze gukora urugendo. Niba uzi neza ko ukeneye inkweto zifunze uri umukobwa, zirikana ko inkweto zifunze uzambara ariko ukazambara n'amasogisi atari maremare. Kereka iyo wambaye ipantaro ihera hasi, bityo bikaba byatuma wambara amasogisi azamuye ntukarenzaho ya pantaro. Ariko mu gihe wambaye ipantaro iri kugaragaza agatsinsino kawe cyangwa se ikirenge cyawe aho gitangirira, icyo gihe ugomba kuzirikana ko wambara amasogisi atagaragaramo cyane. Amasogisi ni ingenzi rero mu nkweto zifunze kuko icyambere cyaturindira ikirenge, icya kabiri atuma
tunirinda kugira umwuka mubi, bityo umuntu yatwumva kumva ko nta kibazo wagize ukuyemo izo nkweto. Inkweto za siporo rero ni ingenzi, niba uzijyana muri siporo cyangwa se n'ubundi uzambara mu buzima busanzwe wambaye nk'agapantaro k'ikoboyi cyangwa se ikindi kintu wazambaraho cyose, inkweto zifunze nazo ni ngombwa ku mukobwa. Hanyuma niba tuvuze inkweto zifunze za siporo, ubwo nawe uzirikane n'utundi dukweto dufunze turi classe ushobora kujyana ahantu ariko bitabaye ngombwa kujya muri siporo. Ubwo aho niho hazamo za canvas ndetse na za Vans n'izindi nkweto zo muri buriya bwoko. Ku mukobwa akagombye kuba afite ako gakweto. Ubwo rero nibwo bwoko bw'inkweto uyu munsi naguteganyirije, ariko reka nsoze nkubwira ko niba uri umukobwa ukaba utagira akamambiri cyangwa se udukweto dufunguye ariko ushobora kwambara mu rugo, burya riba ari ikosa rikomeye ugomba no gukosora. Ubu haje ubwoko bwinshi bwa kamambiri zo bakunze kwita slippers, zishobora kuba izi kamambiri dusanga ngo dusanzwe tubona mu mabutike, cyangwa se zikaba izingizi z'ubwoya, zishobora kuba kamambiri ziri dekore ziriho utuntu dutandukanye dushininga ushobora kwambara uri mu rugo, ariko ni kamambiri zo kwambara mu rugo, hatazagira umuntu gusura ngo aze mu rugo asange inkweto ujyana ku kazi nizo wambara no mu rugo. Ako rero kagombe gakosoke ku muntu utari warakazirikanye. Ese hari ubwoko bw'inkweto mva nibagiwe cyangwa se nawe ushaka gushyiramo? Hari ikibazo se wibaza kubijyanye n'imyambarire, niba uri umudamu cyangwa uri umukobwa cyangwa uri n'umusore? Aka kanya rero watwandikira unyuze muri comment, hanyuma tukazagusubiza cyangwa se ukanaduha n'igitekerezo kijyanye n'ibyo wifuza ko utaha twazakubwira. Ntiwibagirwe rero gusangiza iyi video inshuti zawe n'abavandimwe bawe, ndetse no gukora subscribe kugira ngo video nk'izi ubutaha zitazongera kugucika. Reka ngushimire cyane kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza.